Yesu ndagukunda ndacyase ndakwihaye ingeso mbi zose nsanze uko zingana ni wowe mukiza wanjye. Wihuriye ni bogari, waribonye ngo ni bogari, ntuzi rya bogari icyo rihatse, ugiye kwishinga rya bogari biri buguhindukirane kuko utagiye kubahiriza ya mihigo wagize gute wasezeranye. ya mihigo wasezeranye ya uwaguhaye amafaranga fere ya mbere ahita usubira mu cyaro uyu munsi wa none. Imana izampa sinzamwanga ariko azaba afite inzu iba ari icyumba kimwe ibitagira icyumba ariko hava gucisha urongo nirirwe ku murenge ngo ye baba ngo bayobozi ngo nukuri ngo banyirukanye amaze bakwirukanye se uri hehe azafite ntabwo nshaka kujyanirwa ku murenge ngo mwakira abana nkaho umurenge ari wo wababyaye. Yego da. Nkaho umurenge ari wo wakubwiye ngo ugende ujye kwirirwa wirukanka ku mugabo w'ikirara yirirwa umucuruzi wajyariho. Karibu sana rero. Uyu munsi mpuye n'umuntu w'umustar ukaze. Niko ngize amahirwe yo guhura n'umuntu w'umustar ukaze muri Kigali no mu Rwanda hose. Naimaze iminsi ndiko ngenda nkuvana ngo dore imbogo abana bose dorisha dore muri weekend ni dore imbogo dore imbogo. Ariko kuki warimbye dore nuko kiba biyo dore imbogo. Ni cyo gihangano bisize. Hari ukuntu leta igihamagara ngo duhangano twudushye. Yego. Irasi indirimbo warimba mu rusengero. Ubwo rero yahamagara duhangano twudushya. Natwe tukaririmba nyine ibyo tuba twarabo. Izo mu rusengero se ujye usimenya. Ngaho ririmba nk'imwe twumva. Ririmba ngo amasezerano yose. Izo zo mu baporo. Izo mu baporo. Igufasha ni ubiri kugufasha muri meze. Iri kugufasha ni ihe. Ariko nk'abantu bagiye bazi. Nk'iyo abantu bagiye bazi. Iyo abantu bazi. Ako bayitse. Iri kugufasha ku buryo umuntu wese yabyutse. Cyangwa se hari nk'igihe rimwe hari indirimbo njya nkunda mu badi bivuga ngo Yesu ndagukunda cyase ndakwihaye ingeso mbi zose nsanze uko zingana ni wowe mukiza wanjye mfasha nkuyoboke jye ntabwo nigeze kugukunda nk'ubu ngubu. Amina. Noyu bungukunda nzageza i Karuvali nzajya nguhamya iteka ngihumeka nzagushimira ikamba ry'amahwa wambitswe mwami ntabwo nigeze kugukunda nk'ubu ngubu. Amina. Usi nanagize ngo ni yindi yashiva ngo mucu nguzi wa mukaririmba uko ndi kubona. None se burya se uri umurokore nezi yuko uzindirimbo z'isi sigera mu badi nyondora imbogo niko bagakunze ngewe nago njye. Akarakano kahatumye ufata ahantu hose ufungura ibyo byose dore impoko dore baragakunze barakamamaza barakirukankana wa abarundi. Burya se utekereza ko iki karakano kafashe kuko uvuga ngo dore imbogo. Ese abantu bakunda ibyo bashaka buranyine niyo bakunze. None gafite umuziki ugize uyunguruye ukuntu. Buriya waririmbye imbogo ariko buriya ni iki kihinde ntekeza kuzarimba nk'ingagi hari. Na twaje kuyandika ahubwo tubyongeramo. Tugenda twongeramo ibitero nazo tuzongeramo. N'ingagi zirimo. Zikorera n'udushusho. Ese ubu maze kugenda indirimbo zingahe? Izo nakoze ne 3. Nenye ntigeze mbasha kushyira kuri YouTube ari kuri CD.
none se ufite umugabo? Oya nta mugabo ngira. Nagiye kubaza imyaka ariko ntabwo nayivuga nabagiye kuvuga. Oya nayo nari bimuyimbaze. Ufite imyaka 25 ndavuze mu 11. Yuko ukiri toto. Ubu rero ngiye kugushyingira ndagushyingira. Cyangwa se mo kimwe iyo myaka ubundi tangiye kugenda zamuka. Hanyuma rero none se ufite umukunzi? Mva mana wenda biri wacu nababonaga ariko nta mukunzi ngira. Bitewe nuko umuntu aba yarisize matika mbanze mpagase nshaka imibereho. Ese uwo mugabo we nandambagiza nzabigenza nyine mbese ukabitekereza gutyo. Waretse nkagushakira umugabo? Ntabwo kiragenda. Ndagushakira umugabo mbajyana umusenyero basezeranye. Reka. Cyane kigera nziyitiramo ngiye. Kandi ubwo ngubwo ujyumva ijambo bavuga ngo umuntu yarataranitse naho ngashaka kugera. Imyaka yo gushaka ni ngiye. None se n'uzashaka ufite 26 nta mukunzi ufite. Uteganya yuko umuntu muzateretana ukwezi kumwe? Baba bahari pe ndetse wenda banabikubwira ukamubwira ate se bitewe nuko ntari nagera kuri iki buretse cyangwa se bimeze bite gutyo ariko baba bahari nyine umuntu agenda abona. None se ubundi mu buzima bwawe wumva uzashaka umugabo umeze ute? Umva uyu munsi wa none Imana izampa sinzamwanga ariko azaba afite inzu iba ari icyumba kimwe ibitagira icyumba ariko hava gucisha urongo nirirwe ku murenge ngo ye baba ngo bayobozi ngo nukuri ngo banyirukanye amaze bakwirukanye se uri hehe azafite ntago nshaka kujyanirwa ku murenge ngo mwakira abana nkaho umurenge ari wo wababyaye. Yego da. Nkaho umurenge ari wo wakubwiye ngo ugende ujye kurirwa wirukanka ku mugabo w'ikirara yirwa kubyara 1 5 6. Yewe rero hano bahungu bibirara mwumva mwigize birara nakazi kandi. None se namenye yuko usigaye ukunda gukorera cyane Kigali. None ashobora kuba ufite inzu mu cyaro, afite inzu ku Kamonyi cyangwa se afite inzu muri Shiri. Afite hose nzagenda nyibemo nyicire mu ishuro. Mimba hari ikintu kibaho kibabaza mwa bakobwa mwe. Nuguca ishuro y'icyo kurya, ugaca ishuro y'icyo kwambara, ugaca ishuro y'icyo kunywa, wabutetse batimvira hehe. Bivuze ngo nta yindi condition ufite nuko uwo muntu agomba kuba afite inzu. Azaba yifite ari icyumba kimwe ishakaje shitingi nangwa ishakaje ibyatsi sibyo kubyaciwe. Nyakasi barayiciye. Ariko arije kuko biguhesha iki amahoro. Ukambara neza ukajya mu nama ukabona gasabone ukisiga wajya mu nama nka ugatanga ikibazo. Wese uzajya mu nama ujye mu nama ari agahinda gusa ujye mu nama ari ukurira inama yose ihagarare n'abana. Ubu nabyumvise ikibazo ufite rero muri make ufite 25 years. Bigaragara yuko nta musheri ufite kuko ushobora kuba utarabona bango ubu ngubu uyu munsi wari mubonye afite inzu rimwe mufite n'imodoka n'ibindi. Ntegeza ko umushinga mwahita mu mwendere. Oya njyewe ntago njya nishyiramo umugabo ngo ufite imodoka wenda mubonye n'umugisha ariko muri bije zanjye sinjya nishyiramo ngo nzashaka umugabo ufite imodoka kuko ntayo ngira. Mbere yo gutekereza ngo uzashaka umugabo ufite imodoka wowe urayifite ahubwo umva igitekerezo ngira. Mbwira Imana ntimana wenda reka negubuka kuko wari umpaye inzira zo gupagasa sibyo. Menya ngo wa musore wacu ubatse mu bati 25 afite munsi y'urugo. Ese ko nta bushobozi afite bwo kuba afite inka tuzajya ku murenge ngo dushakagira inka dufite amaboko abiri. Abo bayobozi bazatwihanganira reka mpagase nibura muduka nzatahana nzagira ko mfundura turi kuburira intaka ngaka tuzakagura mwiki inka. Yego kuko inka nibyo banga rya mbere ry'umuturage. Ariko kundi inka hoya naka kanya tugiye mu rwego rwa leta yasizeho gira inkibizi. Gira inka leta yayihaye abaturage iryo banga irizi. Nanjye ndaribwira abakobwa n'abahungu ba none niryo banga rya mbere rizagufasha mu rugo rwawe. Igihe uzaba ufite yanka uzakundura yafumbire ushyire munsi y'urugutera isini zamuke bikunde. Ako numva ibintu byawe byose. Utera umumba tuzamuke bikunde. Rero kugira ngo nifuze umusore ufite imodoka ntabwo bijya bimba mahuko ntekereza ibyo ngibyo. Ariko reka nkwereke wewe mu mutwe we hacyari mu binyacyaro. Kandi nese niho nakuri. None se ko waje Kigali ngende mu ndabona naje Kigali shobora kuba yaramamagaye munyere ryabanga rya rwa rugo itarambwiye ngo nze nirwe mpitamo basi. Ariko ubundi nta sezerano ufite yuko Imana izakuzana Kigali.
umva nari ndifite ndimaranye n'igihe kirekire bakambwira ati Yesu azaza Yesu aravuze se avuze he mwa abagore mwe mwarasaze cyangwa Yesu muramuzi ngo nukuri ngo Yesu aravuze avuze ngo ikizi ngo aravuze ngo azakwamamaza ngo aravuze ngo azakwambika ngo aravuze ngo azaguha icyo kunywa ngo aravuze ngo azakugaburira numve nta mugabo yavuzemo umugabo nawe yavuze ko umugabo atamuvuze najyaga njya gusenga ahantu ubu ngiye kukureberana ni kankoronko noneho umumama waho ndamwibutsa Imana iramunyibukije Imana ngo uramubwiye ngo nzashaka umugabo ufite imodoka kuko tuvugisha ukuri waba warabyukiye ahantu pe ntiwise ngo urangize wenda mubayeho muri ibishongoro n'igitoki n'ibiki byose kubona icyo kurya n'idanje ukwirirwa muri ibyo biraka uri kubagara uri guhinga uri gukorera igihumbi kitaguye ukizera ngo uzashaka umugabo ufite imodoka ntabwo wabyizera ahubwo yo izashaka amayiri kunyuzemo yakunyuzemo ikugira umuntu ukomeye none ikibazo mfite urumva yuko Imana yakubwiye irakwamamaje ubundi niba baga mu cyaro nigeze kubona igihe kimwe mwagiye mu cyaro ahantu nabona y'abaturage barakubuze ngera abantu bose barankunda ari umwana ari umukecuru wa nta nuwakwanga ariko ikibazo mfite niba uyu muntu ko yaguhanuriye ibindi bikaba byarasohoye kuki uyu munsi rero ntibiri kukurema icyizere yuko wa musore ufite imodoka kuko umuntu yaba ataravangiwe biri kundema icyizere ariko ngewe nabyo umwami wanjye ntimaze ngewe uzampa imodoka ubu rero uyu munsi wa none ngiye kugusengera musabire umugabo ufite imodoka ufite byose musabire umugabo ushaka ariko icyo nayibwiye cyo ngiye nayibwiye ko umwana wayo atari uzajya yirirwa yubakira abantu bose nabo bazajya biyubakira nayibwiye ntuzandinde kwirirwa ku murenge gusa n'abana na gusa aho kuba ikindi haba by'imodoka s'imodoka ibi n'ibiki bundi none uyu munsi wa none kwari ibintu duheshwa munezero nuko turi bazima ariko ndarimba woroshye ubuzima nukuri ntabwo njya kunda kwiremereza jewe nabara abakobwa bumva ngo bari mu buriri ngo hari igihe ubuzima buhinduka pe niyo modoka ikabura wari uyifite niyo nzu ejo banki ikayiteza bitewe n'uko wagiye kuguza amafaranga menshi wenda se kuyajira bikananirana cyangwa se nawe ukagiramo uburangazi ugasanga nandi mwari muri murahimutse ariko ngewe uri kuvuga ati munsi y'urugo hari ihunge ryanjye ry'umugozi hari umwumbati wanjye ejo nzakura wa mwumbati nkumva bimpeye amahoro kurusha wa wundi uri kuzamura imishinga runaka ahora mu mabanki ahora kanuye amaso nkumva bimesheje ariko ni gake cyane nagiye numva abasitari unkuru n'umusitari Imana nti uzandinde gukena ngo ntiba ariko nta nubwo nakwiba burya nakenye naza nkakubwira nti nanjye akazi cyangwa se ndashonje nguriza udufaranga nibona nzatuguka kuko nta muntu njya nambura ngewe cyangwa se ushaka kurya amadeni ntago ndashaka kumvisha ukuri nkaza nkakubwira nti wenda se iki ngiki ndashonje ariko buriya nimba hari ikintu kibaho kibabaza ni ukuba urimo ideni rya banki ni benshi cyane duturanye bakennye kubera banki bari batuye ahantu heza banki irahabakura ni ukuri kunyurwa n'ukuri nicyo kintu cya mbere Imana ikunda burya yanga umuntu wifuza nayo iramwanga kubera ko ibi ngibi yabisize hano muri iyi si ibihasiga ibizi irabifata ibishyira mu isi harabifite ubushobozi bwo kwikoraho ariko bakongera bakagira gute bakabisiga kuko ni ibyayo si ibyacu twabisanze muri iyi si tubikoraho twabibanamo n'abandi neza tukarama twabibanamo n'abandi nabi tugakenyuka kuko iyi si si yacu ni ibyayo tukongera tukabisiga mu isi ariko ikintu cyo kuvuga ngo ndifuza ngo umusore ufite imodoka ngo n'inzu nziza hoya ahubwo ngo manyibutsa bya bindi nabonaga mu cyaro byananiye umusore kugira ngo aze kukurambagiza iwacu nuko abazi kuvuka ahantu heza nuko abazi ko ufite uwo mushinga nuko abazi ko nimubana muzagira kuri iki ntabwo uzabaho w'icyomanzi uri kugenda waza agukunda mwiki ntabwo yakujya ariko ntekereza utangiye kuba umusitari nk'ubu ngubu usigaye umusitari birazwi ubu ngubu ntiwatangiye kubona abasore benshi batangiye kugeraho kubaza urukundo ntabo kuko mba ndi mu kazi nkakunda guhura n'abantu kandi nucunga nabo uzagumirwa mukobwa uzagumirwa uzi ikintu bita gugumirwa umva gugumirwa none se ubundi uzahugira mu kazi oya nukuri reka nkubwire niba uzi neza ko iwanyu mama wakubwira ati yakugira inama ati wa mukobwa we genda ukorera amafaranga n'aya ugize amahirwe ukaba ubonye akazi genda ukorera amafaranga n'aya ukore umushinga uyu n'uyu
wikumva ngo ugiye gubukira gushaka uri guhiga inoti nyine ningira amahirwe nzazibona ariko nashatse kukumvisha ko hari ukuntu Imana ijya iguha inzira zo kubanza gukorera cya kindi ujya kwishyuza leta cya kintu ujya kwishyuza leta noneho yaguha inzira zo kubanza kugikorera ugahita uhubuka n'ubu ngahita nshaka umugabo akantera inda ninjye hari akwamubona ntakaza muna zampa kuko sinzajya mbasha kuzenguruka imbere y'abaseriveri n'umudigi yego umugabo akaba aragutaye ati burya nzu ya rikodi ya modoka burya nini ya mukuru urumva akaga ugasanga usubiye hehe iwanyu uri kubanza gukora icyo bita saving umugabo w'umukire bigenze bite ese wamukiranyuze ati wamukire yari afite abandi bugesera n'umugore we baraje baza kumureba urumva akaga icyo rero nicyo nkagira gute ashaka byose twagiye tuganira nabonye gahunda yawe nuko uyu munsi wari waguha amafaranga wasubira mu cyaro guhinga ukanorora hasi yewe ndanabikunda pe guhinga no korora ndabikunda kuko ntago perezida umuyobozi wacu azajya avuga ibintu ngo tubisigaho twicaye ari twebwe bene byo hari amagambo yangiye mu bwonko yavuze ngo buri muntu wese ajya aba ku rugero rwiza ntihagire uwifuza ubuzima bwande bwa mugenzi we aka kanya sinakwifuza iyi modoka kuko ntazi aho wayikuye ushobora kuba waragiye mu giterane muri Amerika ugahura n'umukire w'umunyamerika akayiguha ntazagera muri Amerika ushobora kuba warubatse gadasiteri nk'iriya waracuruje urumogi ntazi aho rurangurirwa ngewe banabumfatanye nahita mvuga naho ruri nkafunga uwo munsi rero uba ku rugero rwiza ufata ibyo ushoboye ibyo udashoboye ubyihorere kwifuza buriya ni ikintu kibi urinda upfa utabasha guhumeka kubera kwifuza ese dore mba nk'ubu ngubu muri minsi ya none umuntu avuze ngo nkwaye nka miliyoni nk'icumi wumva ari ikihe kintu wumva kikuraho ishinga ari uhe mushinga wahita ukora izo miliyoni 10 njya nzisaba Imana kuko iramutse impaye miliyoni 10 nabona akazu ku muhanda ka miliyoni 5 wajya mu cyaro handi leta yacu hahandi mu cyaro hahandi nayisabaga ntafitiye ubushobozi hahandi urumva ko ibigusubije wowe ukajya kuyivangira uba warabyirutse uvuga ati uriya mukobwa ko afite iduka ry'amavuta ese ngiye wazarimpaye ese arakora cyane kundusha noneho ikuzaniye ibisubizo bya ryasengesho wowe wabiyobewe iraje ikuzaniye miliyoni 10 ahubwo n'umuhungu w'ibogari aturabizi ati ngiye mfite umushinga wa 50 zana izo miliyoni za 10 tuzishyiremo niturangiza dureta turabakira ukazimuha ukibagirwa isengesho wari warayibwiye rero niba warayisabye miliyoni 10 ukavuga ati ninzibona ndabona inzikarengera ndetse nimbona yanzikarengera mfite mama wacu n'umukecuru arashaje cyane nzajya mbasha kumenya ko nasukara afite urumva imihigo wahize mfite masenge nzajya mbasha kumenya ko nta figikoma afite yarabyumvishe n'imihigo wahize yaziguhaye ati eshanu n'izinzu eshanu n'iziki igishoro wihuriye ni bogari waribonye ngo ni bogari ntuzi bya bogari icyo rihatse ugiye kwishinga rya bogari biri buguhindukirane kuko utagiye kubahiriza ya mihigo wagize gute wasezeranye ya bintu wasezeranye ya uwaguhaye amafaranga fere ya mbere tusubira mu cyaro umva niyo masezerano ko nabonye reka nkwereke ikibazo cye abantu benshi iyo bakize bahita bava mu cyaro bakaza i Kigali nge nta mafaranga nakwifuza yantandukanya n'umuryango ikindi cya kabiri akenshi nta basitari nzi baba mu byaro kandi iwanyu nabonye ari hano mu cyaro nabonye hano mu cyaro iyo ngiyo kabisa ni mu cyaro kimwe cyaherera abandi ukuntu uzi ko twaze tuvuga kare ngo inzira zose zigera i Roma aho ishatse ntikunyuze ntago yamamagaye ngo ngenerirwa nikubise mwikabutura n'ipantaro ngo urihe mwana ngo uko ndi hano ngo ndi umusitari hoya niyamamagaye ngo nkubite mwiherena muzuru ngo uri hehe mwana ngo uko ndi hano ngo ndi sitari ifite icyo yabonye muri icyo kibuga hari ubwo abasitari ibazana muri icyo kibuga bakagihahiramo ntibayikorere none ngiye ngahiga nti umpaye ibi ngibi nanjye namenya ko uriya mwana akeneye 5 by'amakaye umpaye iki ngiki namenya ko uriya mukecuru akeneye ikiro cy'isukari yibona ko hahandi abasitari bahahahira nayo iravuga ati reka nsodekemo varatine nawe ukabugiyemo gutyo uzanye ati dore imbogo gusa ikansodekamo ikanyishyiriramo kuko izi ko babandi bahahahira kandi bamara kuhahira ntibayikorere ibyishaka none ikavuga ati bariya bako bahahahira nanjye namuzanye muri social media namuzanye mwahangaha nanjye ko ari umwana wangiye kwa nkorera kwa hura n'umusaza akaba baraguye acitse ukuboko nta bitana muhaye kandi uriya nyamara Amerika yamwereje amadolari 100 Amerika yamwereje amadolari yanaye none hiriwe ku beach reka nsosekemo varatine nawe ukabugiyemo sosekamo gutyo
ikintu cya mbere Yesu yankoreje bundi banyibye telefone ngiye kumva numva igiye kumvanira amadolari iyo ngiyo iyo bagezaho 150 ngo byaherejwe ngo nayo riyo niba ariyo Union iryo koranabuhanga sindizi niba ugize gute urizi we n'abarikoresha we nabo yahaye ubwenge bwo kugira gute bwo kurikoresha ubwo rero tujya turangara ikadusubiza ntitubimenye ikadusubiza ntitubimenye tukashaka bya bindi byiza kandi uyu munsi wa none waguhuza n'abastari bose abantu b'abastari bose mu Rwanda akaguhereza nk'ijambo muri bo niki wababwira ikintu nababwira ni ijambo ryanjye ni ryarindi no gushimira Uwiteka gusa no gushimira Uwiteka ndetse nshimira na nyakubahwa Bruce Melody buriya ntago zimbaraga zampuje nawe ngo nge nari nziza ntago yigeze aza kundeba ngo ndi mwiza nigeze aza kundeba ngo ibiki ariko ririya jwi ziriya mbaraga zambwiye ati ririmba ngo ndakwanga ndakwanga hari ukugira ngo azabyumve azaze kuko afazari niba Yesu akunda abantu bose ariko akamenya abanyamubabaro nabaga ndi mu myumbati ndi gucisha urundi gukora igihumbi ndi kubagara ariko nkumva Bruce Melody ndakwanga ndakwanga narekura yasuka nkagira gute amufata byanze bikunze azaguhuza nawe kuko aziko yahashe yego aziko yahashe nawe aguhahire akoresheje Bruce Melody mbaga ndi kubagara imyumbati mu byukuri aho ararandeba Yesu nta bushobozi nari kubona bwo kugura imashini ariko we yari buyime akoresha imbaraga zose aca hasi no hejuru aranteka aranzana hari indirimbo uriya mugabo ajya aririmba Israel Mbonye yego aranzana ngeza hehe i Kigali ampuza nabo kugira ngo ya mashini nyibone kuko yabonaga ko afite ubushobozi bwo kugira gute bwo kuyima yego niyo mpamvu rona nakubwiye ngo sinshobora kurangara ngo nyure mu nzira tutasezeranye njya mbo tubonye yuko urubyiruko bababwira yuko batagomba kurangara bagomba gukoresha igihe cyabo neza ikintu ndagisubiramo yego niba guhamagara guhakaraka wirangazwa ni bogari yego kuko ejo uzajya ku murenge ujye urugurira imbere y'abayobozi urira imbere y'abayobozi kandi cyagiye waragitaye cyagiye bari kubonamo ya mabati waragitaye cyagiye bari kubonamo yagira inka waragitaye ubaye indushyi nawe wabigize mwiki hari ikintu ndumva hari abantu uhise ukumira kuko nk'uyu munsi wa none ndi kubona viziyo yose iri mu cyaro viziyo yose iri mu cyaro ariko nabisobanuyeho impamvu iri mu cyaro we nayumvise kwifuza kwanjye kwari ahubwo ikibazo uyu munsi wa none turatangiye kubona n'abadiaspora batangiye kugukunda uyu munsi wa none nukundwa n'umusore ubi Kigali akifuza ko n'abajya bambwira ngo bazamumodoka babeshya kuko ariko ntago wavuga bareke ntibakoresha amadolari nyine ahubwo zari cyacu ndavuga abasore bawo none uyu munsi wa none nutetwa n'umusore w'i Kigali ufite amafaranga biragaragara ko utari bwemere kuba i Kigali ahari ariko nereswa n'umusore w'i Kigali mu biki Yesu na se bamaye wo ndi kubaka batamuma bakamureka urashaka kuba mu cyaro dore imbogo we mazamuha ndi kubaka kandi rero niba atahari cyangwa bitemewe nabwo babimbwire sibyo nibiki bo biremewe bo reka nsoze mvuga ngo ubundi baguza n'abakobwa abakobwa b'urubyiruko n'ijambo bababwira njyewe ikintu nababwira ntibishore mu ngeso mbi hari ukuntu uba uri aho ufite ngo umuntu w'umugabo mukundana ukumva ko kuba uhuye nawe araguha amafaranga kuba utaye mama wawe ukamukurikira aricyo kirakubeshaho ariko ntabwo aricyo kizakubeshaho ikintu nababwira ni uko bagerageza gukora buri kintu cyose akagikora gikunze kuko nicyo kizamuhesha agaciro nicyo kizamurengera kuruta kwirirwa kuri wa muhanda kuruta kwirirwa uhamagara wa mukire runaka ngo ndashaka amavuta ngo ndashaka iki yazayaguha rimwe cyangwa se banduza indwara kubyarire se inda zitateguwe nawe wabigizemo iki uruhare igikuru ni ugukora kandi ugakora umurimo wawukunze ukawukora uzi neza ko uzakugeza ku iterambere dore imbogo urakoze kandi kabazo wenda nakubaza umuntu agushaka ubu ngubu byakubona igihe icyo ari cyo cyose mba ndi hariya mu mujyi sitawa hariya imbere kwa Rubangura ariko ahantu hose uciye ntekereza ko abantu bose bahurura
barahurura bakamuhamagara bakanyirukankaho najya kugura imyenda nkabura iyo ngura niyo ndeka bakuzuye bamwe nkabihorera bakirirwa bantuka ngo ntanze gubita bankurinze twifotoza Yesu wemba nahuzaho none ubusitari bwawe witeguye ute kumanaginga imbere yawe kuko nabonye umuntu w'umusitari akenshi babigoye managinga ngiye ntabyo nashobora ariko ibintu byose uvuga Yesu ni uzi ko bizaza ushobora kuba wemera Yesu ariko genda mukunda hariya uri umudivantiste genda mbwira Imana ngo ndi umukazana wayo uri umudivantiste ubu kuwa gatandatu ubahiza isabato kumva kubera ko ndi i Kigali wenda mu kazi birananira aha batangiye gukandagira isabato nta kibazo batangiye gukandagira isabato nuko bigenda biza gake gake batangiye gukandagira isabato batangiye gukandagira niba uvuze ngo bitangiye kukunanira batangiye gukandagira isabato birananira dasimenye iyo basengera ngo bari ukujya ku muhima ngo ni ukugenda uteze use wagiye uzi iwacu yes mu rusengero rwacu musengera mwebwe muri ADPR narabonye ugahita wiyogoshesha ku gasatsi nkawo maraho ugahita ukajya wambara ka gatambaro ijipo yo ndabona wambara nkatwe gusa cyo kora ku nzara nabonye byagusaba guhindura nese karangi nanjye mbo ncuruza amarangi ncuruza amarangi ya Beta Paint nkwemera amarangi uzajya usiga ku nzara ese mwemera gutereka inzara twabireba byaterwa n'ibyo ziteretsemo njya gusengera mu byumba byabo by'amasengesho ariko gusengera munsi iyo wagiye kandi ugenda ushyizemo ka gatambaro turakenyera nyine tugateka iriya torero waribonye ute ngenda bakunda hari ubwo baguhanurira ibintu bikaba ariko hari ibyo baguhanuriye bagakwemera dore reka nkwereka sinjya mbyemera jewe reka nkwereke tunyuze iwabo nijoro bara mu Kiyovu none babikubwira hari mu Kiyovu wari uhazi ntabwo nari mazi ariko nagiye nsuhuza abapolisi bahari n'abamotari ngo kuva ati ngo hana muntu ngo usuhuza abandi reka ngo se ngo bagize ngo urukunanga igisasu ngo bakakurasa ngo uri mu biki ibonera kandi isuhurize ma ngo nakazi kangwa aho uri ntuhazi none rero urumva urugeze ku marembo bivuze ngo rero wabigone ubwo yari arimo neza reka nkwereke reka heri umunsi wa none kugera kwizera uyu munsi ndagira ngo usengere reka nkwereke ikosa wakoze mu buzima mbonye amakosa wakoze wowe ntiwizera reka da urana umuntu uri hejuru reka nkwereke amakosa wakoze Imana yakubwiye yuko izakumenyekanisha ikakugira umusitari none ahantu hose ugiye umuntu wese n'uruhinja rwifuza kukubona ikubwira gushakwa n'umugabo ufite imodoka none imodoka ntuyishaka bashaka gusubira mu cyaro ikubwira kuzabona na nyakubahwa perezida wa repubulika none umunsi ntubyemera kandi reba ahantu ugeze kuki uri kwisubiza inyuma ubwo wowe waraguye nese urana umuntu uri hejuru ubwo waraguye ntabwo njya mbyemera ariko byonyine gusa niyo ndi kureba boss wacu yitwa Mwoni nkamureba nkareba uburyo anyemerera ku andwaniriza imirire mibi nkajya kuri bifi afata iyo nyama y'inkoko usibye ko ntazikunda kuko ntabwo nigeze nzibona ni igihe cyo kuzirya sasa numva nyine ntaho nashinze Imana ariko nanone perezida reka dusoze reka dusoreze ahangaha tukureke wakoze kuza kuri chaîne ya DOPC tuzongera tuguhamagare kandi uze tuganire ubundi nakwemeraga ndagukunda nifuza ko twaza tukaganira rero wakoze wagize neza turashimira n'abakunzi ba DOPC TV mwabanye natwe muri kiganiro cya Dore Imbogo ndamwemera Dore Imbogo kandi mu by'ukuri afite indangagaciro z'umunyarwandakazi yes indangagaciro z'umunyarwandakazi okay nagiye numva byinshi atubwira ati ngewe ubushobozi bwose nabona nderekeza mu cyaro ubwo reka tubitega amaso turebe niba koko azasubira mu cyaro kuko ikintu cya mbere yabaye umusitari Kigali yose iramushaka uyu muntu azasubira mu cyaro ntazasubirayo icya kabiri nuko utazi imbaraga Imana yakoresheje inyizanire naye nanatashye bagaruka kundeba abashe kundeba nabonzi ubwo rero none bagarutse Kigali none ariko sibundi akantu kamwe nari nibagiwe ubundi uyu munsi wa none ariko cyane ngiye kubaza cyo mfise nkisubiza nivuze ngo Imana ikuza ubonye ubushobozi cyangwa nkuko Imana iguhuza n'abantu ugahura umuntu ukuremera ubushobozi bwose bukwemera kuba i Kigali ugahura n'undi muntu ukuremera ubushobozi bwose bwo kuba mu cyaro nagiye kubaza ngo wakwemera nde ariko bisemo ndamo wakwemera mu cyaro none se mu cyaro
uyu munsi wa none rero mu cyaro njyewe mbona ubuzima bwabo busa nkaho bukomeye ntabwo bukomeye basa nkaho bukomeye cyane cyane ku muntu b'abasitari nkawe kandi hari ibintu bimwe wenda tubitega amaso turebe kuko uri kuvuga yuko uzajya mu cyaro ese twese tuzaba i Kigali rya terambere bene mama n'abandi bazarimenya bate ya reka dusoreze ahangaha mwakoze mwibuke gukora subscribe kuri chaîne ya BOPC TV kandi mwibuke gusharinga musangiza abandi turabakunda tuzakomeza kubazana n'abandi Valentine inshuti yanjye my friend I love you so much ariko ndaza gushakira umugabo ariko njye umugabo nagushakira ntutubi i Kigali wanyemera nkagusengera ni karibu ariko bantu nsengere njye ndasoza Mana yacu Mana nziza Mana ikomeye turagushimye turaguhimbaje tugushimiye kuko ushoboye byose tugushimiye kuko udukunda ndagushimye cyane kuko wabanje kutumenya tutarabaho ndagushimye cyane kuko uzi iherezo ry'ubuzima bwacu ujya uturinda ukamenya amajya n'amaza turasinzira ukadukangura ukaturinda ukatugezaho tutabasha kwigeza kubw'impuhwe zawe n'urukundo rwawe ijuru ryose ndarishimiye cyane kandi aho muri hose mwubahwe mukora imirimo n'ibitangaza mugahuza abatabasha guhura ariyo mpamvu turi hano ariyo mpamvu turi kuganira ni imbaraga zanyu mu rukundo rwanyu hari benshi batakiriho ariko twe turacyariho ibyo nishimwe rikomeye mu buzima bwanjye uru rugo dusabiyemo umugisha wawe uru rugo ndusabiyemo amahoro yawe bo turi kumwe bose buri kintu cyose bakoraho giheshwe umugisha nawe kandi ubarindire umuryango bafite abagore ubarinde bafite abana ubarinde bafite ababyeyi ubabarindire bafite inshuti uzirinde kuko ushobora byose kandi buri umwe wese umusoreze kwifuza kwe ku murimo umwereke urukundo rwawe umwereke icyiza kuri wowe umuha amahoro n'umutekano kuko byose ubishoboye urakoze nyaguhora ku ngoma urakoze nyakubahwa urakoze kuko utajya wibagirwa abana bawe nkweretse umuryango wanjye ntuwibagirwe uwo wasezeraniye kuwukunda nawe uwusezeranize kuwukunda uwo wasezeranije kurya nawe uwusezeranije kurya uwo wasezeraniye kunywa nawe uwusezeranire kunywa abo wasezeranije ibyiza bigukomokaho nanone umuryango wanjye wibasezeranije byambaje mu izina rya Yesu Mana nkweretse Valentina nkweretse imigambi ye yose afite reka umugire neza mu izina rya Yesu abone uko kwawe kwiza kandi mu migambi ye yose myiza afite reka umujye imbere hari byinshi byiza agambire mu mutima reka umubere umuyoboro bigaragaza nk'Imana ku buzima bwe urwanye imurwanya n'ibimunaniza binanize kandi viziyo yose afite mwami Imana umujye imbere umugire neza kumeze kubona ubuntu bwawe kandi kiruta byose gukomeza kukubaha no kubahisha mu izina rya Yesu amen Valentine wakoze hari umuhungu njya mbona nkundi nyine nkunda kuyaga nagiye kubona mbona mu kirere cy'iwabo niho ndi kureba mbona hazinzemo zeri rimwe amabara ongera usubire ako kantu nye nari mumirije gutya mbona gutya mbonye ikirere cy'iwabo imbere yanjye uwo musore mbona hejuru y'inzu ye hazinzemo zeri rimwe amabara ubonye hazinzemo zeru irimo amabara iwabo yongiye ni umusore ukunda Franse ngiye mbitekerezaho mpita mbona ngeze mu kirere cy'iwabo ariko ngo mbona nyine ngo hari umwijima mbona ngo hazinzemo zeri rimwe amabara none rero zeri rimwe amabara se nyabona mbona umuntu araje agira gutya zeru ariko arongera asa nk'ushyiramo utuntu tw'utubara tw'utudomo ubuse ubwo muntu uko numva hari Imana imuvanye imbere yawe wani bari magambo Imana iduhaye buriya se nijoro nabwo naryamye nahota mbona ngo umugabo araje ngo arambwira ngo si iki gitoki ngo si iki ngiki ngushaka kuko iwabo hakunda kuba urutoki ngo si iki ngiki ngushaka ngo iki si cyo nagusezeranije nguma aho ngaho iravuga ngo ntabwo iki ngiki cyo gusezeranije ngo igitoki kinini kiri imbere yanjye cy'ikinyamuntu ngo ntabwo cyari cyo nagusezeranije ngo ni iki ngo si iki ngo wifuza ngo iki si cyo nagusezeranije mbona ndati hari ikintu Imana idashaka Imana ishaka guhera umugisha mu mujyi wa Kigali nubwo ibitekerezo bye byinshi biri mu cyaro
ariko Imana ishaka kumenyekanisha ikakuzana i Kigali ikakumenyekanisha kandi wamenye uzirinde ntuzibagirwe uku kundi Imana ukomeze uyikunde ukubaha Imana bikomeze n'umusitari Paulo yabwiye Tito aravuga ngo icyatumye nkusigaza ikireti nuye utunganye ibyasigaye bidatunganye bani magambo Imana ikwamaje mu gihe nk'iki ngiki ariko ntuzayibagirwa ubeje tushobora kuzabona wagiye gukora utuntu nyine biza nka bigoye ariko ikintu kimwe Imana ishaka umugisha uri muri Kigali cyo ko ibintu byinshi muzajya bikora ku mugano uteza imbere no mu cyaro hateza imbere ariko umugisha wawe uri mu murwa Yesu yabwiye Yishuwa ati muzagere mu mbindire mu murwa umuntu wese ahirimbana kugera mu murwa nuko ageze mu murwa n'isezerano rero ibyo biteye bivuga ngo mindset yawishizemo yuko ari mu cyaro ariko mu mujyi Imana gushaka mu mujyi Imana guhera umugisha mu mujyi ese uri amuryango narawukundaga narawuririye ariko uyu muntu Imana ishyizemo zero kandi ubihuje n'izo warayogize igitoki kingi ushaka ibi ngi ushaka ubuhinzi ushaka ntago ari Imana gusezeranye from today uyu munsi wizere uko amabutangira akora mu izina rya Yesu nsengeye dore imbogo reka umukore ku maso bundi bushyashya wigaragaza nk'Imana ko umwereke ikindi cyerekezo kuko imbere y'imbona ari heza mu izina rya Yesu amen dore imbogo Imana igiye kukugirira neza kandi igiye kukuzamura guteza imbere ariko ntuzibagirwe mwakoze inshuti za BOPC TV turabakunda reka utandukane na dore imbogo no utandukane hirya byatugoye use turasezera kangahe muraza gusura kubusezera bikananira ariko se buriya Imana nayo iri yikunda buriya injyanye nk'Ikigali nyine nkahahira abana ba mu cyaro baba badafite ubushobozi aha ukajya uhahira ugashyira mu cyaro nyine kama nyine nka wa hari abasore mu cyaro bayifuza nk'imodoka atanayikandagira ngo si yimba reka Kigali hari imihahire ikamuza nyine ubuse ubundi mu cyaro inde muntu wafata nk'inote ya 20 akayiguha mu cyaro ibintu byose nayo yaguha Kigali ni Kigali tugomba kuguma mu murwa dore mbo wakoze reka tusoreza ahangaha